Yes, reka twongere rero tubahe ikaze n'ubundi muri aka kanya tubazane amakuru ari update agezweho. First of all tubashimire uburyo kimukomeje kugenda munogerwa n'ibiganiro byacu ndetse namwe mwese mukomeje kugenda mu joininga umuyoboro muri bashya. Mwahisemo ro kuzajya mukurikirana Eugene Official aho rero mutwumva muherereye, waba utwumva uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, waba utwumva uri ku mugabane w'Uburayi ndetse naho dukurikira ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi na Asia n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka tubabwire ngo tubahaye ikaze tugarutsira muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, n'umwanya rero tubagezeho update. Aka kanya rero munyemerere rwose mbasezeranye ko update tubazaniye ni nyinshi cyane ariko zikaba zibanda cyangwa se zikaba ziganje ku rugamba cyangwa se hariya ku kibuga cy'imirwano aho ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Imirwano rero ikaba iri kuba abo kuva mu mubiri cyangwa se abo gupfa bakaba bari gupfa. Ubwo rero ndavuga ku bijyanye cyangwa se ku ruhande rw'abari kurwana, ariko bitanakwiye ko n'abaturage b'inzira karengane birumvikana ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi biraharenganira, nabo bakaba bari kugira gutya rwose bikarangira baguye muri bari peridi, abandi bagakorerwa urugomo, mu by'ukuri kaza kurangira bahasize ubuzima. Turaza no kureba hano muri Side Kivu cyane niho ibijyanye n'imirwano ikomeje guca ibintu. Dusimbukire muri Warikare. Ibi ni bice tugiye kugarukamo. Imirwano yamaze kuba imirwano cyane muri teritwari ya Warikare. Ubu tuvugana bavuga ko twice wa General Guido Shimurahi nawe byaje kurangira nyuma ko mu gitondo twabwiye undi mu General Toprokarame wahasize ubuzima cyangwa se waguye ku rugamba. Bakubwira ko rero na Sego cyangwa na twice wa General Guido Shimurahi bari hano ro muri Warikare akaba yagwe ku rugamba n'uduce yaguyemo cyangwa se agace yaguyemo, nako tukaba turi buze kugenda tutubabwira. Ntabwo ari byo gusa, ku makuru yandi aturuka hariya mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi nuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamaze gutumizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'abakomandazi, ese batumweho kugira bigende bite byose turaza kugenda tubireba. Tuze kugaruka rero imurenge ubu tuvugana rwose nta kindi nuko ubwoko bw'apfurero bagamaze kwishkuriza mu by'ukuri izi ngabo zabihishagamo zibabwira ko hari icyo bagiye kwikorera. Ese niki aba bapfurero bagiye gukora byose turaza kugenda tubigarukaho. Tuze kureba Igoma couvre-feu n'ubundi zirakomeje, ibintu bikomeje kugenda biba uburyohe hariya mu mujyi wa Goma. Nandi makuru menshi cyane rero ni update tujemo mu dutize gusa umwanya minota itarenze 40-50, hanyuma twe tukuvire imuzini muzingo ibi kubera muri kari ya kare ndetse no hirya no hino ku mugane w'isi. Hanyuma rero nta gutinda reka duhite twanzika amakuru yacu. Reka amakuru yacu tuyahereye hano muri za Warikare, n'ubundi ni mu mirwano. Tugaruke ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. N'urugamba rero nkuko amakuru abivuga rwabereye ahantu bita ngo niza Kizimba cyangwa se Kisimba, ni mu gace ka Kisimba, ni groupement ya Kisimba muri village rero bita ngo ni Bupfo, ngo ni Bupfo, nukuvuga rwose ukasa n'umanuka ngo ni Bupfo. Niho rero habereye imirwano. Iyi mirwano rero ikintu gitangaje nuko yaje kugwamo umwe mu basirikare bungirije cyangwa se bari basa naho bagwa mu ntege, nibo igihe Guido Shimurahi rwose umuzarendo yabaga adahari. Guido Shimurahi General uwabaga rero amusigareho cyangwa se amwungirije niwe ku munsi w'ejo utigeze rwose ahirwa no kuba yava ku rugamba ari muzima, kuko amakuru avuga ko yaguye muri kano gace bitango ni Teya. Uyu musozi rero wa Teya niwo yaguyemo. Aha rero muri Teya bo wamaze kwambuka warenze iyi misozi ya za Karinga ukagera hano muri Teya. Urumva ko rero ahangaha rwose ngo niho ku munsi w'ejo ubuzima bwe bwarangiriye. Akora undi muzarendo wapfuye nyuma ya wa wundi nababwiye waguye hara mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uyu rero nawe ntabwo byaje kurangira cyangwa se ibitero by'ejo ntabwo byaje kumusiga ubuhoro. Hanyuma rero uyu muzarendo amazira yitwa ngo ni Rushako Kitsa akaba yari yungirije uwitwa mu by'ukuri Guido Shimurahi. Ngayo nkuko rero niko byagenze. Ubwo urumva ntabwo byigeze bigenda neza. Bivuzaga rero ko hano n'ubundi hano muri za teritwari ya Warikare imirwano irakomeje. Ni imirwano ndetse iri kuba ikomeye cyane ku buryo abakurikirana bya hafi cyane cyangwa se imbone za Eugene Official zikurikirana ibiri kubera hariya zivuga ko uru rugamba rukubera hano muri Warikare ari urugamba bigaragara ko M23 ngo ishobora kuba ndetse vuba hanga ishobora kuba yakwisubiza iyi centre ya Warikare. Gusa ariko Warikare centre bakunze Eugene Official
ndagira ngo mbabwire ko isutsemo icyitwa ingabo donc kuri kote ya guverinoma bakoze ibishoboka byose bahari forcing abasirikare benshi cyane n'ababirigi bahazana miliseneri bubaka ibigo bahamaze igihe kitari gito basuka ibikoresho ibi byose bikaba ari kugira ngo barebe ko M23 itabagirana hano muri Warikare centre ngayo nguko rero niko ibintu bimeze imirwano hariya nuko imeze navuga ko ibintu ntago biri buze kugenda byoroha urugamba rukomeje kuba urugamba ibintu ni shambaride ndakubwiza ukuri Warikare yabaye Warikare niko kuri kote ya M23 cyangwa se ya AFC M23 bari kugenda bahadiployinga nabo bakarifosinga kugira ngo barebe ko bakongera imbaraga hariya ndetse n'ibikoresho babe bagaruza biriya bice cyangwa se hariya hitwa ngo ni za Mobi ahitwa Warikare centre yewe ukazana hano imbere aho bita ngo ni za Kiboa utuduce twose M23 cyangwa se M23 baradukeneye namabwe nti muri aya masaha tugiye kwibera mu kintu bita update gusa ariyo mpamvu nkubwira nti niba uzi ko ufite mugenzi ukunda update musangize iyi nkuru nawe yiyumvire update ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri tele nk'ubu ngo twazamutse tayari twageze muri Nord Kivu ntibivuze ko muri Sud Kivu tuvuyemo reka dusimbukire no muri Nord Kivu naho twavuge tugaruke muri Sud Kivu tuva Sud Kivu tujya muri Nord Kivu tuva Nord Kivu tujya Sud Kivu gutyo niko amakuru yacu muri aka kanya tugiye kuyatwara amakuru twerekeje muri Sud Kivu turahita twerekeza no bita muri groupement ya Bukombo aha ni muri territoire ya Rucuro ngira ngo abantu benshi murahazi amakuru arimo arangeraho muri iki gitondo habyukiye naho urugamba rukomeye cyane n'urugamba rwabereye mu duce tugiye dutandukanye ari twongeye kubagezaho imirwano cyangwa se urugamba rwabera ahantu bita ngo ni Cyamabuye urugamba rwabera ahantu bita ngo ni Bumbasha gace ka Bumbasha nahitwa ngo ni Cyamabuye Bumbasha ndetse na bita ngo ni Musheberi no mu gace ka Musheberi utuduce ngo n'uduce dumwe twatwerekeza ku muhanda wa Kicanga ndetse na Mweso ngira ngo iyo uri Kicanga rwose uhagaze hara kuri muri rompwe umuhanda ujya Rucuro cyangwa se hoza hano muri groupement ya Bukombo urazamuka gutyo uhagaze muri centre gutya ujya Mweso kabuca gutya zirasa nizegeranye n'umuhanda uza Igoma uri nkahanga ubwo urumva n'inzira y'imihanda igera kuri 3 hepfo haraganda katasa nakagaragara kabakerekeza hamwe n'ubundi ku kibuga cya Mweso kibuga cy'umupira ndetse yewe no hejuru gato cyane hari na wa musozi abarundi babagamo uno ngomba kuzajya mbivuga mbibashushanyiriza neza nk'umuntu rwose ibice byose umaze kuba warabyogaje cyangwa se abigiyemo rero uzamutse hejuru muri muhanda wa Bukombo ubwo ni muri ibyo bice mwo musozi mo ruguru niho imirwano cyangwa se urugamba rukubera bakubwira ko ngo M23 yabyutse iri gukora ikintu bita operation idasanzwe yo kurandura abasirikare b'umugabo bita ngo ni Ndaruhutse Domi nabo ngo bisize insenda badashaka kurekura hariya abo bazarendo kugira ngo uzabatandukanye n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishyasa biragoye kuko bararwana uyu munsi bagakubitwa ubundi bakarekura donc navuga ko ibintu ntabwo bigenda neza buri munsi rwose barabakwitaga kuramo imyenda bakirukanka bakavamo ngira ngo ubushize wumvishe ko bari bigambye ko bamaze kugera muri centre ya Bukombo ubu rero operation yo kubakuramo ndetse no kubasaka mu mazu none ntabwo ari ukubarasa gusa cyangwa se ngo barabagabaho ibitero n'ugukubita ibitero banakora couvre-feu bikajyana bagusanga uri umuzarendo wipfuritse mu nzu ubwo nyine nawe urabyumva nuko operation imeze ro kuva mu gitondo operation n'ubu ngubu iracyarimo ahubwo turi buze kubaha icyitwa report ya risasi n'amageruhi uko byagenze nicyo kintu turi buze gukora mu yandi masaha ari buze gukurikiraho nababwiye nti muri amasaha twibere muri update icyo bisobanuro ni ikintu uko turi buze kugenda tubagezaho ibijyanye naho cyangwa se nuko ibintu bimeze kature hanyuma reka dusimbukire Igoma ubwo turacyari muri Nord Kivu Igoma uyu munsi operation cyangwa se icyitwa couvre-feu cyakomeje aho uyu munsi noneho bakoreye mu duce twa Zandosho ukagera ahantu bita ngo niza Barindu ubwo akagacu ubwo ngira ngo abantu murimo murabyumva hitwa za Kiziba ya mbere ndetse no bita ngo ni mu Majagi aha hose no duce bakoremo couvre-feu
ni nako kandi bagiye batoragura aba FDL ndetse n'abazarendo bari bihishe mu mazu. Ubu rero nahangaha turaza kubabwira report yuko biraza kugenda, abagiye imibare zabo bakuyemo, tubabwire nabo basanze wenda habayeho kubibeshaho bitewe nuko bagaragara. Byose turaza kugenda tubibabwira cyangwa se tubagezaho update, muhubwo gusa nimwe mudutwemerere mudutize umwanya gusa dukomeze tugire gute tubakurikiranire amakuru gatanu kuri kagenzi kako. Twihuta rero duhita dusubira muri Sud Kivu, nabwire ndaza kugenda nkora miranje cyangwa se nkora mixinga. Ubu tuvuga no muri teritwari ya Kabare, biravuga ko rwose uyu munsi wazarendo ngo batigeze batuma abaturage baryama ngo basinzire, kuko ngo icyo bakoze ngo baraye barasagura ya masasu ya hovio cyangwa se ya avegrema. Hanyuma rero ngo iyi wazarendo ngo baje gukurwa cyangwa se gukurwa, navuga ngo baje komorwa cyangwa se guhagarikwa na M23 mu masaha yo mu rukerera. Hanyuma ngo barongera bafata inzira yabakuye muri Kauzi Biega baza gusubirayo. Ngira ngo mwamaze kubyumva ko bari gukora mobilisation no kuvuga ngo barashaka kugira ngo batake cyangwa se bagabe ibitero kuri M23 mpaka bisubije ibice birimo n'umujyi wa Bukavu cyane cyane n'ikibuga cya Kavumu. Bityo ngo uko bagomba kubikora ngo bakoresheje isasu cyangwa se bakoresheje imbunda. Nico kintu kigezweho cyangwa se niyo makuru arimo kugenda avugwa, ariyo mpamvu rero imirwano ikomeje kugenda ica ibintu hariya muri biriya bice rwose. Wazarendo akaba arimo kugenda babasaka. Icyo bisabwa niki? M23 barasabwa gukora operation nk'izo tubona bakora hano muri Nyiragongo, barasabwa gukora operation nk'izo bakora hano muri Nyiragongo kugira ngo babashe kuba banetarariza ibitero bya wazarendo, kuko urumva amaze kuzura hano muri Kauzi Biega, ibiro bigatuma mu by'ukuri abaturage babirenganiramo, kuko murabizi ko hari buri munsi bari kurasa. Igisigaye ubwo urumva niba banasaba banasahura, igisigaro no gutangira kuzajya barica kugira ngo M23 igaragare nabi, nkuko hano muri za Rusayi bari batangiye kubikora, gaturuka muri pariki ya Nyiragongo bakamanuka bakica abaturage, barangiza bakongera bakazamuka. Hanyuma rero amakuru agakomeza avuga ko abaturage bivuga ngo iki ahangaho ngo bari no gutwika n'amazu, by the way, ngo n'amazu y'abaturage bari kuyatwika. N'amazu y'abaturage bari kuyatwika ara muri teritwari ya Kabare. Twihute turacyari muri Sud Kivu. Hasene muri Sud Kivu mwabantu ngo mumfashe kumenya teritwari. Aka gace kabarizwa mu yihe teritwari? Yitwa ngo ni Moba. Centre ya Moba iri muri yihe teritwari? Ndatekereza ariko ni muri Sud Kivu. Manyema ni hehe? Ntabwo ni muri Sud Kivu. Urenze za Fizi muri ibyo bice hafi yo ngiyo no hari aka gace iyi centre bita ngo ni Moba, centre ya Moba. Uyu mujyi wa Moba rero amakuru aravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ijoro ryo ku cyumweru n'ubundi ngo wazarendo barakumanukiye, amazu yose baratwika. Muri iryo joro harahapfuye abaturage bagera ku 100 kuri 400. Harahapfuye abaturage bagera kuri 400. Ibi rero uwitwa Vital Kamerhe yagiye kubivugaho, aravuga ati urupfu rw'abaturage ba hano muri Moba, centre ya Moba, ruraza gutuma habaho hakomeza kugenda haba intambara z'amoko. Ubwo icyo nahise numvamo nuko iyi ntambara buri hari ahantu hashobora ko hari ubwoko runaka bukaba ari bwo bwakorewe ubu bwicanyi, bakica mu ijoro rimwe abantu bagera muri 400 ndetse bagatwika n'amazu yabo. Icyo bisobanuye niki? Nuko uyu muryango cyangwa se ubu bwoko nabwo icyo borora bukore, ubwo no gukora icyo bita revenge. Ubwo ntabwo aburi uwo babishize ku mutwe ari we bagiye kwikusanya ne bakavuga bati reka natwe tujye kwihorera. Nyamara mu gihe bakiri kuvuga ibi ngibi, abapfu rero bo hano tukiri muri Sud Kivu nkuko amakuru turimo kuyakesha imbone yacu iri hano n'ubundi muri Sud Kivu cyane cyane hariya imurenge, aravuga ko ngo abapfu rero bamaze gusaba mu by'ukuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa ko zitongera guhirahira zataka M23. Barababwira bati ntabwo mugifite uburenganzira bwo kwataka M23, bati mureke natwirwaneho, atamadubu na M23 mubireke, twahubwo hari icyo tugiye kugira gute tugiye kwikorera. Mu byo bavuze ngo bagiye gukora, baravuga bati n'ubundi mu by'ukuri twaje kumenya ko abanyamurenge n'abakongomani
leta ya Kinshasa ngo niyo yari yabashutsira babwira ngo cyangwa se yababwiraga za propaganda bashyiramo propaganda ivuga ngo abanyamurenge ni abanyarwanda, bityo rero bigatuma habaho inzangano kuri aya moko, ariko ngo bamaze gusobanukirwa ko abanyamurenge ari abakongomani. Sinzi mu buryo babisobanukiwemo, niba atari ukuyobyubura niba atari iki, ariko ngo bamaze kubisobanukirwa, bityo rero ngo barashaka kugira gute, barashaka kwiyunga n'ubwoko bw'abanyamurenge, ibintu by'amashyari ndetse n'intambara z'urudaca bikavaho. Iyi ni inkuru iguturuka ku mbone yacu iri hariya imurenge. Hanyuma ariko ku rundi ruhande abanyamurenge bakaba bari gusaba abaturage bahariya imurenge, bakaba bari gusaba Twirwano ndetse na 23 ko bagira icyo bakora muri Uvira, kuko ngo ikibazo cy'imiti gikomeje kugenda kiba ikibazo hariya imurenge, bitewe nuko nyine urumva ya miryango yafatashaga cyangwa se yatabaraga yarahagaritswe, nta bicuruzwa bikiva hano muri Uvira ngo bigerekeze imurenge, kandi iyi centre ya Uvira niyo yagiraga ite niyo yasapurayingaga abanyamurenge hariya muri biriya bice. Ariko ubu tuvugana nyine barakatinze ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo. Hanyuma ariko imurenge bakaba bari kubyinira ku rukoma bikomeye cyane rwose, ngo bari guserebura cyane bya bindi bitabaho rwose, ari guserebura. Nyuma rero yuko mu by'ukuri hano imurenge havuyeho guverineri, uyu rero guverineri akaba yitwa Nzabanesha Gadi cyangwa se Nzabinesha Gadi wagizwe guverineri. Rero ngo bikaba ari uburyohe, ariko confidence ndetse n'ibibazo byose bari basa n'abafite hariya, bigasa naho ngo naba bapfurero batangiye kugenda batinyamo atabanyamurenge kabisa, bamaze kugira guverineri mugomba kujya muri menge, ejo batazagira gutya bakaba badukora akantu. So sinzi rero uko ibintu bimeze. Hanyuma amakuru aravuga ko abaturage barasaba, nari maze kubigarukaho, ahitwa ni ya nkuru y'abapfurero nayo nari maze kuyigarukaho. Imurenge urebye ni ibyo gusa ngo muri iki gitondo cyangwa se uyu munsi ngo hakaba haramutse agaco cyangwa se umuco, nta kibazo cy'urugamba, nta mirwano yabaye muri biriya bice. Ibiro bikaba ngo ari amashimwe n'ubundi izi ngabo cyangwa se abaturage bari kugenda bashima izi ngabo zatwirwaneho ndetse na M23. Hanyuma rero reka twinjire mu nkuru ziremereye cyane, twinjire mu nkuru iremereye cyane, twinjire mu makuru aremereye cyane, ariko noneho tukaba tugiye kwinjiranamo na mugenzi wacu Vincent, aho tugiye kugaruka hano muri Sud Kivu. Amakuru rero arimo kugenda avugwa, ni igisirikare cy'u Burundi ngo cyamaze gutumizaho abasirikare b'abarundi ba commanders, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi kikaba cyamaze gutumizaho abarundi bababwiye bati muze tugire ibintu dukora. Ese niki iki gisirikare cy'u Burundi cyamahamagarijweho? Reka iyi nkuru tugizweho na Vincent, uretse akaba yamaze kugera ndetse no ku muyoboro wa telefone. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza Faito. Waramutse neza, ariko ibintu byose bimeze neza? Ibintu bimeze neza, mu buryo umunsi umeze neza. Amakuru rero mfite rwose, zimwe mu nkuru mbonye wagize ucyo ukategura abakunzi ba Jeune Official, nuko ngo ikitaraganya abasirikare bakuru bayoboye urugamba hano muri Sud Kivu, cyane cyane hano muri Uvira, ngo bamaze gutumizwaho hariya i Bujumbura. Bimeze bite Vincent? Nibyo nkuko tubikesha telegrame twabonye ibanga. Yego, ubwo riracyari ibanga ko numva mwayinjiyemo saho ubwo buriya yari ibanga yo. Ariko kubera ubutasi bwa Jeune Official news.com nyine tuba dufite, yabara twabashije kuyibona tuyihawe na bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi nyine bari mu mujyi wa Uvira. Yego, iyo baruwa rero ikaba yatumizaga abasirikare bakuru bayoboye ingabo z'u Burundi mu gihugu cya Kongo, yaba ari mu mujyi wa Uvira, abari muri za Mikenke, abari muri Fizi ndetse no muri Tanganyika. Yego, hamwe n'abasirikare bakuru bashinzwe ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi ariko bari muri Kongo. Yego, batumijwe yuko uyu munsi mu masaha 8 bagomba kuba bageze i Bujumbura. Yego, aho bari buze gukorana inama na chef d'etat major muri quartier ya Musaga. Ariko iyo nama ubundi kabiraza kubirimo n'abasirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi za Kongo. Yego,
hakaba haraza kuzamo na Pacifique Masunzu nawe akaza kuyitabira. Ubwo bivuze ngo iyi nama ishobora kuba bwanatumijwe na Masunzu ikitaraganya. Birashoboka nabyo, ariko hakaza kuzamo n'abayobozi b'ubutasi b'igisirikare cya FARDC, hakaza kuzamo ndetse n'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'Ububiligi i Kinshasa, ariko akaba ari kumwe none n'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade ya Afurika y'Epfo i Kinshasa. Bose bakaza kuhurira i Bujumbura nyine muri quartier ya Musaga, biyobowe na chef d'état major w'u Burundi. Yego, ubwo chef d'état major ni Prime Niyongabo. Prime Niyongabo. Iyo nama rero ikaba iraza kwigirwamo ibintu bikomeye cyane, kuko twabonye babwira bati muze kudutangariza abasirikare bacu baba barafashwe, muze kutuzanira urutonde. Yego. Ati nanone mutuzanire urutonde rw'ibikoresho mwamaze gucyura. Ati kandi mutubwire n'imbogamizi mufite, muze kuza byose mubitubwira, kuko inama yigirwamo ibintu bikomeye. Baravuga bati nta n'umwe wemerewe gusiba cyangwa wakererwe. Yego. Abantu bakaba bibaza rero ati uru rutonde rw'abasirikare bafashwe na M23 kuki barukeneye, kandi mu bihe bimwe Perezida Evariste Ndayishimiye yaragiye abihakana akavuga yuko ari muri Tabara. Yego. Amakuru nkura ku ruhande akaba ati rero bashobora kuba bashaka kugira ngo banegosiye na M23 nk'uko SADC yabikoze, bakavugana noneho bakarekura abasirikare babo muri Samidiar, noneho bagatangira gutaha. Bikaba bivugwa yuko ari nacyo cyaba cyazanye uriya attaché militaire w'Ububiligi ndetse na attaché militaire wa Afurika y'Epfo. Ariko urundi ruhande rukavuga ruti impamvu attaché militaire wa Afurika y'Epfo ndetse n'Ububiligi yaje, yego, ab'ubutasi ba Kongo, ab'ubutasi b'u Burundi nabo bakaza, ati baragira ngo baganire buryo ki babona ibikoresho bya Afurika y'Epfo ndetse na Angola na Tanzania na Malawi. Arenze ko ibya Afurika y'Epfo byo babibona, kuko twigeze kumva n'inkuru yavugaga ko bari kugenda babitunda babizana hariya. Barabibona, ariko ngo bagira ngo bongere baganire ku buryo ibingibi ejo bundi byavuye hano mu burasirazuba bwa Kongo, yego, biza muri Tanzania, uburyo byahita bigaruka bikanyura Tanzania, noneho bihita bigaruka i Bujumbura. Ngo noneho barebe ukuntu byakunganira ibikoresho bahawe n'Ababiligi. Noneho banumvikana uburyo bwo gutegura urugamba kugira ngo mujye aho bira batabakwa na M23 kuko basumbirijwe. Bikavuga yuko rero iyo nama ishobora kwigirwa mu ibyo bintu bigera muri bitatu. Icya mbere ari icyerekeranye no kugira ngo barebe ukuntu bagaruza abasirikare babo bafashwe na M23. Icya kabiri ari uburyo bwo kubona ibikoresho birimo biva muri SAMIDRC. Icya gatatu ari iby'urugamba muri Uvira. Ko numva bitari buze koroha. Ntabwo biraza koroha kubera yuko Wazalendo nayo yagaragaje ibibazo by'uko twirwanaho yabatse imbunda zikomeye mu cyumweru gishize. Baravuga bati nta bikoresho dufite, birasaba yuko hongera kuba inama kugira ngo tubone ibikoresho bigezweho. Yego. Akaba ari nacyo cyatumye abayobozi bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babikisha noneho bakaza i Burundi. Urabizi yuko hari amaze igihe hari indege icicikana inyura hagati ya Kongo Kinshasa, Burundi ndetse n'Ububiligi. Yego. Bazanye abasirikare bagenda bungurana inama y'uburyo barwanya M23, yaba ari abasirikare ba M23 bari mu majyepfo ngo bareko bakuramo. Yego. Urabizi yuko abasirikare b'Ababiligi bari muri Kivu y'Amajyaruguru, hari muri za Warikare, iyo nguni bamwe bari za Warikare, za Kisangani hose. Bakavuga bati twumvikane buryo ki rero abasirikare bahuza imbaraga noneho tubashe kureba ukuntu twabiganiraho na Wazalendo noneho duhuje. Ariko se Vincent, izi ngabo za buriya z'Ababiligi ziracyafite impamvu yo kuzibesha hano mu Bubiligi muri Kongo, kuko urabizi ko ibinombe by'amabuye byabo bavuga ko Canada ni harya ni bya Canada byaguzwe, nayo mbyitiranije n'iby'Ababiligi. Bya Canada byaguzwe na Leta Zarazimi, ariko nubwo ubundi Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, ibirombe by'amabuye y'agaciro bihari ni igitonyanga ku mabuye ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Za Kisangani, za Ruaraba ndetse n'ibindi bice byinshi. Haba mu ntara ya Ekwateri, haba za Kasayi, haba ni henshi.
bafite amabuye y'agaciro menshi ku buryo ababiligi ubona nacyo gikomeza kubazana kuko buriya Bubiligi bubayeho kubera amabuye y'agaciro yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubukoloni. Yego. Na n'ubu rero akaba ariyo mpamvu ubona badakurayo ijisho bakomeza kuza bivanga mu izi ntambara bateza n'amakimbirane ya hato na hato. Yego. Iyi nama rero mu kanya saa munani ko byaba biteganyijwe yuko itangira. Ahubwo wewe urimo uravuga ngo mu kanya harabura iminota 30 hari n'igihe ikiganiro kiri buze turi buze kurabona turacyagitunganya hari igihe kiri buze kugera ahubwo inama bayirimo cyangwa se bakanacyumva bamwe yanashojwe bitewe n'amasaha bari buze. Nabyo biratoka kubera ko niyo masaha bari bavuze kubera hari indege yazanye ababiligi ndetse na pashe militaire wa Afurika y'Epfo n'intasi za Kongo mu gisirikare ndetse n'abasirikare bakuru yari yageze i Bujumbura mu masaha ya saa 5. Yego. Ubwo harasigaye rero ko n'amasunzu yahageze n'amasunzu yahageze n'amasunzu nawe yaje kuko yanyuze n'indege. uwo muntu wacu uhari umubwire rwose akurikirane ariko nanjye ndaza kubimwibwira dukurikiranire mu by'ukuri ninde wahagarariye FDLR ninde wahagarariye kuko ubwo ndatekereza bura bose n'abazarendo n'abandi bose birazaza kuba bahagarariwe. Urumva bwizo nasi batema aba FDLR ndetse n'abandi kandi mu gihe gitandukanye igisirikare cy'u Burundi cya CNDD-FDD cyagiye kijyamo n'abantu bo muri FDLR byo ni ibintu bizwi. Ntabwo rero bakohereza abantu b'intasi hatarimo abantu nk'abo ngabo kuko birazwi cyane ko ari abantu babo bahawe cyangwa shane bya bintu bamaze iminsi bari kwambutsa bagiye kugabana. Harimo ibintu byinshi sibye ibintu kubera yuko ikibazo bafite gikomeye n'uburyo bagiye kwaka umujyi wa Uvira nacyo kikaba cyo kibaraye inshinga cyane kurenza ibindi bakaba bagira ngo barebe ko babona imbaraga ariko nanone abaturage b'abarundi bakaba bakomeza kumirana ishimira yababwira ati abasirikare bacu 23 yafashe kubera 2023 nta numwe turabona ati ibintu ntabwo tubuze ko byihanganira dore amatora rangiye y'abadepite mwibya amajwi ntabwo tuzakwemera ko iyo amajwi ya perezida utatuzaniye abaturage bacu b'abasirikare bashinzwe kuturengera umutekano. Ati twaratuje wiba amajwi y'abadepite ariko ku mwanya wa perezida ntabwo tuzakwemerera mu gihe wafashe n'abasirikare bacu ukajya kubagurana zahabu. Ibyo nabyo rero bikaba bituma iyo nama y'igitaraganya kugira ngo barebe ko bakora negociation na M23. Aha ndumva ibintu bitari buze ko Vincent hari ahantu igikuba cyacitse hariya muri ubwo byose nibimenyetso bigaragaza ko hano muri Sud Kivu n'ubundi hano cyane cyane muri Uvira nyuma yuko ibiganiro by'iduha bisa n'ibyanze ikigaragara cy'ubwo nyine rugamba harani ni bakenyere bakomeze harahagiye kuba umuriro. Birashoboka ko mu masaha twaza kubona ibyavuye mu iyi nama uko bigenda kose turaza kubiganiraho nabyo kugira ngo abatabashije kuyibona nabo tubamenyeshe ibyavuyemo. Aha Vise hanyuma twerekeze mu yindi nkuru indi update rero ufite badukurikiye muri aya masaha iteye bimeze bite? Nyiri mu Burundi ntarahava kubera ko tukiri mu Burundi. Yego. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi n'abahogiye n'abakukurutse barimo barasubiranamo cyane mu byerekeranye n'amafaranga bari bashyize mu kigo cy'imari cya polisi. Aho bivuga yuko ministere n'interetse yagiye miliyoni zigera muri 50 z'amafaranga y'amarundi yaragenewe abapolisi bari bagiye bashyira mu kigega cyabo bita metropole. Yego. Bakavuga bati amafaranga yacu ni mwatubwiye icyo tujya kuyakoresha kigaragara. Ati mwaje mukomeza mutubwira ngo nidutange imisanzu ariko tukayitanga nitubone ikivuyemo. Yego. Ati turabasaba yuko amafaranga yacu mutumenyesha aho mwayasize. Yego. Ati kuko ibintu ntabwo twabyihanganira kuko micropole ntabwo yakoze nkuko byari byitezwe. Ubwo ngubwo umuyobozi w'igipolisi bita General de Brigade Joseph Ninteretse akavuga ati twebwe turabaza Majoro Manirambona Christophe icyo yakoresheje. Ati kuko hari ibibazo yuko aya mafaranga yajyanirezwa
ati uyu nguyu Martin Interetse niwe wapfuye kuba bigenzura ariko avuga yuko ashyizeho umurwi uzamara iminsi igiye w'abapolisi 15 ugiye kumara ukwezi kugira ngo urebe ko izi miliyari 50 ntabwo ari miliyoni 50. yego ati yari akwiye kujya mu banki y'abapolisi ko icyabujije kujyamo. yego ati turebe ikindi kintu amafaranga yerekeranye n'ubwiteganyirize yagiye muri Sokabu icyo yamaze. ati noneho abapolisi nk'uko bari babyiyemeje kugira bajye batanga imisanzu yabo noneho ngo azabafashe mu kwaka amadere mu mabanki nka Bakobo, Ecobank, KCB ndetse n'ayandi. ati turebe yuko bajya baka amadere ariko bagakomeza gushinja uyu minisitiri yuko yagize uruhare mu kuyanyereza. numva twanyarukira Igoma noneho. yes tunyarukire Igoma. Igoma urugendo rwa Keita nawe yararutoje. yongeye asubiraho na Rukobuteri asubira Kinshasa nyuma yuko atumvikanye na M23 bakondisiyo yabaturagaho. yego kubera yuko yagiye ababwira ati turagira icyo tuvugana nuko bano basirikare runaka na runaka basubiye mu Rwanda kuba ari abanyarwanda. M23 ikamubwira ati kirwira ntabwo ngabo ni abanyekongo ntabwo ari abanyarwanda. itera imari ndende bituma bagenda batumvikanye ariko ejo mbere yuko agenda yari yabanje gusura abasirikare ba FARDC bari muri MONUSCO ndetse n'abapolisi n'abandi bo muri FDLR kuko byaje bigaragara ko bagiye bihishamo. yego baraganira bamaze kuganira abo basirikare ngo barushimira ariko ngo yabafashije ngo bene babo bakagezwa Kinshasa. baranzura yuko rero ngo nabo basigaye ngo bagiye kujyanwa nabo ngo mu minsi ya vuba bakajyana Kinshasa. tukaba dutegereje kureba rero uko bizakorwa nabyo ariko nyuma y'uru rugendo amakuru aravuga yuko Bituke itashobora gukomereza i Washington. yego mu nama y'akanama ka Loni k'umutekano kuvuga ibyo yabonye ndetse n'ibyo yabonye abaturage bamutangarije. tukaba twiteze kuza kureba rero ibyo azatangaza ndetse n'icyo M23 izabivugaho nyuma y'uko avuze ibyo yahabonye. numva rero ibyerekeranye na Bituke itabyo nahangaha birangiriye kuko ibindi bintu ntiturabona nyine icyo atangaza nyuma ya rya tangazo yasomeye abanyamakuru. yego ahubwo twanyarukira Kinshasa. tujye Kinshasa Kinshasa urabizi ko amaze iminsi inkubira yo gukurikirana Constant Minisitiri w'ubutabera. ubu ngubu inteko ishinga amategeko yemeje yuko akwiye gukurikiranwa ku byaha byerekeranye no kunyereza umutungo wa leta ngo banamutegetse kwegura rwose. ariko haje kwiyongeraho n'ibindi byaha byerekeranye no gufungura ifungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. akazijyana he akazitora bikavuga yuko bagiye bamuha ruswa kugira barekure. umugabo rwose ugushunga yagushaka ngo ntajya kuburamo urukumbi. uyu mugabo rwose ibyo ari buhure nabyo ntabwo ari bubikire. icyo cyaha kiza kwiyongera kuri ibyo byaha byose. nyuma y'ibyo byose yuko minisiteri nyine arimo babaye nk'abatwana kuko hari bagaragaye n'ubundi hanze igaragaza yuko minisitiri umwungirije yagaragaje ko ibyo ajya akora ajya abikora ku giti cye. cyane cyane kuko babuze amagereza bapfungiramo abantu ko babuze uburyo bwo gutwara abantu babageza mu magereza ko amafaranga arabigenewe yajya ayatwara. ibi byaje gukurikirwa rero n'ibaruwa yanditswe n'umucunzacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza bita Filimini Njonde Mpamvu asaba ibiro by'abinjira n'abasohoka bikuru yuko bikwiye kudatuma uyu Constant asohoka mu mujyi wa Kinshasa. ntabwo yemerewe gusohoka igihugu muri make. ubu ngubu rwose ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 mu ibaruwa iri imbere yanjye. yego iragira iti Madame le Premier Ministre chef du gouvernement hôtel du gouvernement uwo n'uwo bamenyesheje. baravuga bati Monsieur le Directeur général de la Direction générale de la migration Kinshasa Gombe. Monsieur le Directeur général, je vous informe que par les options numéro 004 du 15 juin 2025, l'Assemblée nationale
au cours de sa première tenue, à la même date que dans le fait, droit à ma demande d'autorisation en fait de poursuite contre l'extrême Tamba Tungunga. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sports, poursuivi pour détournement des deniers publics, article 145, Code pénal livre 2. Par la présente, je vous porte à votre connaissance que conformément à l'article 83 alinéa de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai décidé de prédire le surnommé Mutamba de toutes les sorties de la ville de Kinshasa. J'ai Rwanda, iyo riravuga ngo ashingiye ku cyemezo cyafashwe n'inteko ishinga amategeko nimero 004 cyo kuwa 15/3/2025 ku busabe bwa porokireri w'urukiko rushinzwe guteza imanza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Aho basabaga yuko Constant Mutamba Ndunguga bamukurikirana ku byaha akurikiranweho biteganywa n'ingingo y'155 mu gitabo cy'amategeko y'ibyaha cya kabiri. Yego. Barasaba yuko akemerewe kuba yasohoka mu mujyi wa Kinshasa. Yego. Babisabye rero immigration, urumva yuko rero atemerewe gusohoka umujyi wa Kinshasa, atemerewe no gusohoka igihugu kubera ibyo byaha akurikiranweho. Abandi rero bakavuga bati nahise yegura kubera ko byagaragaye yuko ari inkundamugayo kubera kunyereza umutungo w'abaturage. Yego. Twasohoza kuri breaking news mbonye rero ibyigoma twagiye rwose twihute dukubite tugende. Ikindi kintu cy'abatatu by'abasirikare basabye bari mu butumwa bwa Kamidiyasi. Uyu munsi ubundi bagomba gutaha bari butahe 755. Ariko ntabwo badutangarije imibare bavuze mu Afurika y'Epfo naba, Malawi naba, Tanzania naba, ariko numva mu masaha turaza kuba twayibonye ku buryo tuyitangariza abakunzi bacu yose andetaye. Numva twaza gusubira mu makuru ataha rero tubagezaho izindi update. Yes, reka urakoze cyane Vincent, reka tukomeze dukurikirane uko ibintu bimeze. Urakoze cyane Aerobichini. Yes, bakunzi ba Eugene Official ngira ngo murimo murabyumva rwose ko amakuru yo yabaye menshi cyane, urumva rwa mukora ntago ndamushiraho, ariko muri rwa rwego nkuko mwabidusabye muti mujye mukora amakuru rwose iminota mike, urumva ntago ntahita muzana ngo akore iminota 10 minota ingahe no bafite amakuru menshi cyane. Ubwo ro masaha ari imbere turaza kuba turi kumwe na rwa mukwaya mu kiganiro tugenda tureba nyine ari buze kuba agezweho. Amakuru yacu rero akaba aragizwe n'izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tukaba rero twababwiye ko hari muri Warikare mu by'ukuri kuva ku munsi w'ejo hari kubera imirwano ikomeye cyane. Imirwano ikaba yanaguyemo ku munsi w'ejo tuwayisi cyangwa se uwungirije Guido Shimra akorera guye mu by'ukuri hariya muri groupement ya Kisimba niho rero yaguye. Twababwiye ko igoma ikintu cyitwa couvre-feu kirakomeje, aho uyu munsi uduce twitwa harazandosho kaza mu majagi n'utundi duce turi hariya habayemo icyitwa couvre-feu. Twavuze ku mirwano yabereye muri Bukombo ndetse n'amasaha turi kuvugana, imirwano ikaba irimo urugamba aho M23 iri gukubita no negeti ikora na couvre-feu, ndetse abarwanyi b'umugabo bita ngo ni Ndaruhutse Domi abenshi ngo akaba ari gukura mu uniform bakigira nyine mu mazu cyangwa se bakigira abasivile, ariko byatumye M23 biha gahunda yo kuvuga ngo turakubita tunasaka, dukubita dushwanyaguza tunasaka kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi rero na twagarutse kuri zingabo z'abarundi rero abakomandazi bazo bamaze gutumizwa ikitaraganya muri Repubulika mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo mu by'ukuri bakomeze kugenda babiga ku rugamba n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma rero barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima. Buryo udafite umubiri ubuzima buzima na roho rwose ntabwo aba iri mu mubiri cyangwa se iri mu buzima buzima. Hanyuma rero gana ibitaro Primo Health Infinity kugira ngo basuzume ubuzima bwawe, niba hari ikibazo rero baguhe n'imiti ubuzima bugende neza.
turabakunda cyane ca roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.